kumujugunya nawe kumujugunya muri Muhazi. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Wari umusigiye mama wawe, wari umusigiye ndetse. Ibyo ni ibintu bitandukanye, ariko nanone nyuma yaho nshimye Imana ku mwana wanjye akiri muzima, nubwo kano kanya nari kumwe nawe, ariko mana ku itegeko se nashatse gihe yanamubona no kubuyobozi buhagaze hano bukavuga ati zana umwana ufite muri no nzu umuhereze nyine. Cyaramba uzi ko wigire gusenga ufite ibibazo byawe, umugabo yaradutaye, turi mu buzima bubi, ntaho kuryama nakinagiye gusenga Imana insubize, undi nakaza ntazi ibibazo umuntu afite aje kumujugunyaho umwana. Haza avuga ngo ndishimye ngo nashimye Imana. Umwana kuba namugusigiye byo nta makosa yanjye ndabyumva pe, cyane ko nawe utari wabiteganyije cyangwa se utanabitekerezaga, ariko rwose ibyo mbisabiye imbabazi imbere ya kamera. Murebe gutya mumara murebe ushaka kumwasumbire murebe cyarabyibushye. Ese ugiye amata amata sumugurira basi kamutereho ni Muhamazi. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri, ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese. Ndabasuhuje ku nama n'ibitekerezo byanyu, ndabashimira cyane. Hari benshi mugira inama kandi zikabagirira akamaro. Turi kumwe na Samantha ndetse izina ryawe rero uyu munsi urambwira izina ry'umwana kugira ngo njye nkwita mama kanaka, mama w'umuhungu. Turi kumwe na mama w'umuhungu, muribuka ko ubushize yifuje ko yahura na Samantha kugira ngo nyine baganire nk'ababyeyi, cyane ko n'umwana wamaze igihe atamubona. Ndumva hagati yabo hari ibibazo byo kubazanya. Mbere na mbere Samantha, ni wawe ibyo ngibyo nibyo gusurantsubije kandi wabivuze nyine byabaye nyine. Ushize numva gutabyemera ngo wasanga atari nyina, wasanga rero abandi baba bashaka kuza kwiba abana, basanze navugaga uriya mugabo umugore basanze ari wawe nyina w'umwana nari kumuyoberwa, wamunsigiye umwana nari kumuyoberwa. Wamubonye wa mubyeyi ufite umwana? Yego niwe ndi kubaza. Yego. Rero twaje, yari yansabye ko twaza kukureba, kamwereka umwana, kamureba, mukaganira nyine nk'ababyeyi. Wa mugani Brano wamaze igihe atamubona, aramukumbuye. Ndavuga ni nzakuvugisha umunsi umwe, cyane ko n'ubushize tuganira na wa musore wavuze ngo ntiwakemera ko ari se kandi na nyina mutarahura. Ndakeka kuba muhuye, ndumva ikiganiro kiri bugende neza. Sibyo sama? Duhuye ngo bigende bitacyo. Ntabwo muhuye. Kwanza mwibwire ko wamusigiye umwana, tugiye gutangira nyine umwibwira nyine. Wamusigiye umwana ariko ntagakuzi, ntazi iwanyu, ntazi impamvu wamusigiye umwana. Muri make mubwire nyine impamvu wamusigiye umwana. Sibyo sama? Cyangwa kubaza icyo ushaka kwanza kakubwira. Kinambwire kuko giye wambwiye ngo arashaka uko duhura. Ntabwo roge nzi icyatumye duhura, ntambwira ahubwo vuba ko mba nifite ibyo gukora. Bwira nyine cyakuzanye. Urakoze cyane. Jewe nkuko nabigusabye kandi ukaba waranabinyemereye ko umusa n'umuntu
cyangwa se n'uwo nita ko nasigiye umwana wanjye mu buryo atatekerezaga. Ndagushimiye cyane ko kano kanya ubu ngubu numva umutima wanjye unyuzwe, nubwo ntabona umwana wanjye, ariko gusa nyine ashobora kuba atanyibuka. Ninjye wamusigiye umwana ahantu mu cyumba cy'amasengesho twari turi. inkozi z'ibi bisa n'indi uziyoberwa ntakwibuka. Nakubwira nabi ariko Imana indinde muri iki kiganiro, Imana inzirike kigufi muri iki kiganiro, kuko ibintu biri ndi kujya mbona muri ino minsi wayabona ifilimi iri kuza ikanzingurukaho. ifate muri iki kiganiro ukomeze. Ntago mwibuka ariko sha ntago mwibuka ubwo umuntu wenda sinavuga nda sinzi ukuntu nabyita, ariko buriya ni nkaho umuntu yazaga guhemukira. Ntago umuntu ujye wamwibagirwa, ntago umuntu yazaga gutureho umwana nawe ufite uruhinja kuvuga ngo umuntu uzamwibagirwa, ahubwo si isura yamva mu gahanga. Ko niyo ndyamye mu rota nkarota ubuhemu bwe, nkarota ibintu byose, ngo yaje gusenga, mfashe umwana wamujugunye ngo yaje gusenga. Se buriya waje gusenga ikira kabe gasekwa na keza. Bundi buri gihe nagiye gusenga ntago mvaye amahoro wa mugane wanyu. Cyo mama munambwira amenya ari byo. Ndaya gusenga nkaza ngasanga banyibye. Ya gusenga nkaza ngasanga bansahuye. Haya gusenga bakanterera nabandi. Bundi ugasubizwa. Ariko uriya mugabo twabyaranye namenye yaranteye n'umwaka n'inka yose, ahubwo sinzi ikintu gitumye nyambaye ino mpeta. Iyi se yisigaje iminsi mike mu kiganza cyanjye. Iyi nshobora kuba umunsi ari wo wa nyuma nyambaye. Hanyuma Samantha uyu mubyeyi we yadusobanuriye impamvu. Umubyeyi ahubwo nagira ngo nawe kubera ko yarabitubwiye impamvu yagusigiye umwana n'ibiki, ariko nagira ngo nawe abikubwire. Nabimbwe rwose ko nabyo nzi. Nawe abikubwire kuko wamugani kugira ngo byare wikureho umwana umutereka ahantu wigendere hari impamvu. Rero nk'umuntu wamusigiye nawe arifuza kumenya icyo aba cyaratumye wikuraho umwana ukamuhereza utagize ikintu umubwira akagenda. None urushaka n'ubivuge byose duca mu ncamake mubwire nyine impamvu nawe wumva iri hafi yatumye ubikora, kugira ngo nawe abyumve yakire ko n'ibyabaye wabikoze nta ibindi bibazo cyangwa umutima mubi wundi wari ufite. Nibyo yifuza kumenya. Ubwo rero numvaga wabimubwira, nushake nuvuge byinshi unyurire n'impamvu nyine yatumye mumusigira, nawe n'umuntu mukuru arabyumva. Hanyuma nawe amenye ngo impamvu basigiye umwana ni iyi ngiyi, cyangwa koko wari ufite ibibazo. Mbese nawe asobanukirwa ibyari byinshi, wimubwira byinshi ibyo kuvanga avuge make se ubundi ubafite ibyo kuvuga bingana iki. Navuga ibyo avuga ndamwumva. Si bose ndabona barabaye bamwe ntabyo ubusi icyo cyane. Nta mpamvu nimwe ibaho ishoboka wambwira ngo umwana wagiye ku giseka mutwita amezi 9 ukabazwa n'igisuka mubyara ukamushyira hasi uramufasha urajugunye mu masengesho ngo niho haba ingorane ngo utaye ngo bazakurerera. Nta n'impamvu nimwe nagisobanura kimwe wambwira kwino sango nyumve, ahubwo we nambwire icyatumye ngenderera, kuko hano yansanze ni mu rugo. Ambwira ikintu nyamukuru cyatumye afata urwo rugendo rukumuvani yatuye niba ari hehe rukamuzana hano. Aba ari byo nyibwira icyo nyifuzaho, niba nshoboye kukimukora nkimukorere. Yego mubwira ndamusubize basi. Banaje hano ntago ari ibintu byanyoroheye, ariko nanone nshimye Imana ko nahageze amahoro. Ikindi kandi muranyihanganira, nago kuba nafashe umwanya ushobora nashaka kuba namujugunye pe, ariko kuba namusize ahantu mu cyumba cy'amasengesho utandukanye nuko nari kumujugunya nawe kumujugunya muri Muhazi. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Wari umusigiye mama wawe, wari umusigiye ndetse. Ibyo ni ibintu bitandukanye, ariko nanone nyuma yaho nshimye Imana ku mwana wanjye akiri muzima, nubwo kano kanya nari kumwe nawe, ariko mana ku itegeko se nashatse gihe yanamubona ari ubuyobozi buhagaze hano bukavuga ati zana umwana ufite muri ino nzu umuhereze nyina. Ntaryo rero mugende gake mwese, nawe nta burenganzira ufite bwo kumwa ngo muzane. Aranasinze ariko muvuge gake. Kuba najana rwose nkaba nagira ngo umfashe unyere ku mwana wanje, ni utamumpa gusa bibaye byiza wamumpa, ariko rwose
byabaye byarabaye ariko rwose nagira ngo umfashe nishimwe sunzaniye oya ibyishimye byo ntarirarenga ariko rwose niyo wamunyereka gusa nta kibazo ntarirarenga cyari karuza bumubona ameze neza arabyibushye ari kunywa amata arasinziriye ahubwo ubwo rusaku rwa bindi mukangura uri kuvuga cyane kandi ese simwaneye fashe ngo washogoshe n'amakamera ngo uzanye ngo umuntu gucaka none se ucanye umuntu ngo washakaga ko mama w'umwana yaje none siko mbona nabyo nasobanurire ikintu cyatumye ajya gusiga umwana mbeshya ngo agiye kuri toilette akagenda agiye nagaruka usobanura hari byiza kubaza kisobanura rwose cyaramba uzi ko wigiriye gusenga ufite ibibazo byawe umugabo yaradutaye turi mu buzima bubi ntaho kuryama nakinagiye gusenga ngo Imana insubize undi nakaza ntazi ibibazo umuntu afite aje kumujugunyaho umwana haza avuga ngo ndishimye ngo nashima Imana umwana kuba namugusigiye byo nta makosa yanjye ndabyumva pe cyane ko nawe utari wabiteganyije cyangwa se utanabitekerezaga ariko rwose ibyo mbisabiye imbabazi imbere ya kamera rwose impamvu namumusigiye n'ubuzima rwose bwari bungoye byatari ariko rwose umuntu watubwiye abantu bose ntabwo baba baje gusenga ati buriya nimubona mwajigiye gusenga byo mumenya ko harimo ibisambo byaje kwiba harimo ababa baje kugira ibyo bahumanya nose nk'uyumva yari yaje gusenga yari yaje gusenga mu by'ukuri cyangwa yari yaje afite indi target imuzanye yaje kureba uko akemura ikibazo yari afite nta bushobozi hanyuma ubu bwabonetse se noneho uje kumutwanga ujye kumurira ubushobozi bwabonetse kwa mutaye kubera ubuzima noneho bwahindutse menye ngo byibura ndamumuhaye agiye kumwita ku mwana yamaze kumenyera n'ubundi nta kibazo ubwo nkurikije icyo gihe n'iki ngiki ndumva bitandukanye rero kumumba ndumva nta kibazo cyaba kirimo ahubwo wamfasha rwose ukamumba oya nta handi ho kumujugunya rwose njyewe mumpe akundi ndibaza budira mwana n'uwawe ni wamubyaye wagiye kwa muganga uramwiba ushaka kureba umwana n'uwanjye ntabwo waba waragiye kugise kereka niba ninjye jyenyine igise cyariye ke uburyo natwise amezi 9 ndikangaragura ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ntarya ntuzwe no kunywa gusa byaranshanze narahindanye nacupiye amezi 9 nkayapeza akagera igise kikanje nkayimaraho iminsi 2 my friend ntago wanyumvisha uburyo waba warabyaye igise cyaragutikuye kuriye urangiza umbwire ngo ufashe umwana namwijishura buriya ni nko kumujugunya n'ubwo utamuhaye mu muhanda ariko ni nkaho wamujugunye kuko ntawe ufite umwana winje wonga ubundi byo bagataye umwana byiwe ufite n'amezi byura n'atandatu unywa n'amata fata urinze ukarutangiza amata rutari rwagira n'amezi 5 nawe amashereka arakurya kugira ngo se wowe kugira ngo ucutse umwana ngo nakura biroroha none se ubundi ko bantukiye baratsetse ni gute umuntu je ntago ndiyumvisha kereka n'ibyise kitaramuriye yaragiye akarya bakamutera ikinyundi bakaza bakamuteramo umwana bakamumuhereza niba igise koko cyaramuriye ntago wambwira ngo yafashe umwana amuju kereka niba atari we nawe yari yamwibye my friend umwana kumubaza nshaka ambwire yinjiye mu cyumba cy'amasengesho nibyo azamba urumva ko yaje afite uwo waje ufite uwo mugambi wo gusiga umwana kuki barebye mu bantu bose bari aho ukabona Samantha akaba ari umwana kuki ari we wamuhaye utarebye undi muntu umuhereza akaba ari kuba naramumuhaye nta wundi namuhaye rwose nabonaga nanjye ku bwanjye pene namukunze mbona mu mama mwiza w'umukire umeze neza mana yanjye ndavuga ati rwose kubyanze kunzana ntabwo yazamura amata yo kunywa ariko hanye nyuma y'ibi bihe ubuzima umaze kwisuganya ubuzima buhindutse nagenda akamfasha kongera akansubiza umwana wanjye ubuzima bugakomeza ariko rwose umukire ubu akubundi muri abantu barebera umuntu mwisho idahari niba umuntu yikubitiyemo ako gatenge keza cyangwa ku gakanzu nawe yambaye igitenge dore ubugana urya uba wegamye uvuga arareba none ibaza umuntu utarangira impuhwe byo aravuga ati dore nawe afite akandi kana katarebye se katarebye abandi bari umuki hari imodoka yabonye nari naparitse se abagore bafite ubwenge niba uzi ko utashobora gutwita umwana ngo umubyara umureri ujya gusambana kubera iki shakirika muri rero birababaje umuntu ntabwo nge ndimagina ngewe kano kanya umuntu waza kanwarira umwana nubwo nk'uko nguko ubona nakweretse turemera tukarara hasi kumukeka tukemera byabonetse tukarya
byaba byabuze tukamenya ngo ntabyo ariko kuvuga ngo nikwiye umwana wanjye ngo ndagenda ubuse ko papa yadutaye ntago murera situbayeho se simigaga nkemera giye nkagenda mu bakire nkakomanga ibipangu nkabaka imyenda nkabafurira bakamira icyo 1000 cyangwa 3000 nkagera nkirirwa ntunda amajerekani nk'atanu y'amazi nkagenda nkatereka ahantu bakanyishura ibuni ku biceri 200 uri kumva nkikaranga nkagirane none umuntu urambwira gute ukuntu umuntu wifata umuntu w'umwana nk'uyu nguyu ukiri mutoya ese ubundi nta wabagira ufata umwana basi nyine akamujugunyira nyine ko nubundi ibyaye ikibazo kirigata kumubye nta kindi yakora ni gute umbwira ngo umuntu arifashe afashe umwana ngiye uriya mwana wanjye nibeshye nkamubura ngo ndamujugu ahubwo wibeshuka namunyiba nkabimenya ko umufite twaserera none ndabafasha arajugunye ngo yabonye ngo mama ngo mukire bivuze ko ugomba kukurerera wavuye mu rugo ugutingiye gushakisha umama ufite amafaranga ugaragara nka hakize azamurera neza azamwita witawitaje sinzi ikibazo kiri muri ibi rwose arabyicuza ubuzima bwarahindutse ahubwo se uko namubonye gembera ameze ko n'ubundi bona ariko ameze bwahindukiye harahindutse ngo ne ubwo yabonye ahandi hari undi mugore w'umukire agiye kugenda naho akaterekayo biri ngo sikambere sinka cyagihe rwose amusiga aje kureba umwana nyine ngo nta kibazo ngo bafite ubushobozi bwo kumurera ubushobozi bwo sinavuga ngo burahari kuko ubwo umuntu yifuza ntago ari bwo abona nta nubwo ibyo twifuza byose ariko tuyibona ariko ngewe icyo namusaba nuko yamfasha ka umwana wanjye nazamwitaho uko nshoboye kose ariko basi akamunsubiza ura mwana yamubonesha kandi ubuzima bwarahindutse ra kandi abizi ko umwana w'amata iyo ariboneye icyo kigano ubwe agahita guhamagara nawe ibyo turabivugana nyuma nta kibazo ariko ngiye nafasha banza nyere ku mwana wanjye basi rero niko n'umwana nawe ugomba kumubona nyuma inyuma se wumvisha uburyo gusubije uramubwita ko wavuze ko ubuzima bwahindutse ubu noneho ushobora kuba wabasha kumwitaho mu bushobozi ufite kano kanya bitameze nka mbere ukaba ubizi neza yuko umwana wawe atunzwe n'amata kuko wamukuye kwibere kuje imbokoboko turabivugana nyuma nawe umwana aramubona nyuma twicare dutegereze nyuma nigera nawe umwana aramubona aho twatugiye guhimana none kandi ntago twari ariko ni gute umubyeyi muzima wabye ariko nta n'ubwenge ufite we sinanakurenganya niba ushobora gufata umwana wibyari wagiye kugise watwise amezi 9 ukamujugunya hariya nk'ujugunye iki ubundi wa mwana yakuvuga ngo uraza ngo umuzaniye amata umufitiye impuhwe se umwana wataye umufitiye impuhwe usubiza ute uko ameze cyangwa niba narindi kuvuga ni samani narindi kuvuga ko wamuzana aho kakamureba ku itegeko se oya Yesu we turasaba ubu nurangu wowe keza ukuntu ushukana ushobora kumuzana ugahita atangira uyongo mumpe mwose nari mukumbuye none kamubwire hano ni waje mwese nabakubitiramo nta wamurengana no muryango ntago tuje kumwira mwana mwiba erega ke ngewe nzi umwana na nyina ubye amaraso akururana nkanjye untwari umwana kangoma ko nza kumureba namutwara kwa shatu karwana ntago wamucika rero ushobora kubyoroshya ngo ninzana ngo umwana arebe ugasanga bibaye fayita adashaka kumunsubiza hano hapfa de bande uramwima n'umwana ndamumuhase ndamuzana nubwo namuzana kandi nabwo mungenze gake nuko umuzana aranasinzire deje nubwo ngiye ngoma no kumukanga hamuzana hano hamugati dore ngaho reba urwo rusoro wari ugiye guta rero ucugunya buboye ubusetse ko nanjye yamumara ko ndi umuntu wari ufite umutima wa kimuntu kandi nkunda n'abana iya mutera nk'umuntu nawe ufite umutima nk'uwe nawe ari gusoka akamujugunya mu muhanda cyangwa akamuta mu bihuru atazi nawe ufite ibyo atekereza ariko ibaze gufata umwana nanjye ndi mu ishuri ndi kwirarira hasi nifite ikibazo cy'uburwayi nanjye mfite umwana mutoya ibyo byose nkabirengaho kubera umutima wa kimuntu mfite nkavuga ini amata nabura igikoma ntikizabura igikoma nikibura amata ntazabura umwana agomba kubaho kandi nkamurena n'uwanjye ibonetse akabyo basangira ubuzima bugakomeza genge icyo gitekerezo ndavuga ni kafata umwana hazo nkanga bende n'inyuma nubwo byarorera ngiye nakoreye umugisha nuba mutagira nicyo muma Imana yonyine izanyituriza mu mugisha Imana niza kwihembera nayo ngo nzane umwana ngo amurenga aramukumbuye ajya kumuta yari afite igitekerezo cyuko azamukumbura cyangwa yumvaga ko birangiye niyo namureba gusa yasikare kamanze mubaza nka buriya iyo aba yaramuntereye ndi wa muntu utarakandagira nko kuri kamera bwa mbere nta n'ibintu bya kamera nzi yari kuzamubona ati gusa bari kwivugisha n'amagambo ngaramukumbuye yari kumukumbura akamukura he
kisa amahirwe umuse ahubwo wagira ngo yari asanzwe anzi nana nimero zawe yari afite ngo azana guhamagare wa mugani nawe byibaze nyine ngereka muri babyaribagiranye ngereka mubazi umusigira umwana watekerezaga wigeze uvuga uti hari ukuntu ushobora gusigana ukavuga ati reka nshake nimero z'uyu mumama ku buryo igihe cyose nshobora kuzamuhamagara nkazongera kubona umwana wanjye umusiga wigeze utekereza ko ushobora kuzifuza kongera kumubona cyangwa uwo musizi uzumva birangiye utazongera kumubona utazanifuza kongera kumubona cyo kuba nari gutekereza ko nazifuza kumubona byo ntabwo nigeze mbitekereza ahubwo nasengaga Imana mvuga ati Imana izamfashe imindurire ubuzima ku buryo nzabasha kwita ku mwana wanjye ikindi kandi ikazongera ikampuza n'umuntu musigiye none Imana koko yumvise gusenga kwanjye ariko shaka bigase rwose ntabwo namujugunye ngo ntabwo nzongera kumubona rwose navuze ati Imana rwose izamindurire ubuzima zino kamera zizadukora uyu mba ntarabizanye kuri kamera ntabwo ari ukugukoraho ni byiza yaba naramuzanye kuri kamera yari kuzamubona karamukomboye ngo cyane ngo nimufashe nuko umuzana akamureba atamukozeho ubundi akamureba yarangiza kumureba ubundi akagenda urega wamugiriye impuhwe aramukumbuye nyine njye numvishije afite amakosa kandi arayemera fata umwana mukangure ngo bagiye bamureba iki se ubundi namuzi aramukumbuye kumbe se hashize umwaka byasohoka hano akagenda se atamurebye se ubundi se ntashatse kumumwereka niyasohoka akagenda nta ntwaze gakeya nk'uko yambwiye ngo baravuga ngo umuzaniye iki ngibyo n'inyuma yicara ahangaha ntegereze igihe ndibishakiye kumuzanira akabutse ndamuza ubwo byose n'inyuma n'umwana ni umwana wawe ko mbona ari ibibazo se kumubona mbona bitoroshye ntabwo biba byoroshye oya ariko uramubona aramutwereka Samantha ibintu byose aba yabikajije ntago n'ubundi karakari kubura ariko ntago nanone buriya impamvu njyewe numva ko ukwiye kumubona ni uko wemera amakosa yo nayemeye kandi yasabira n'imbabazi rwose buriya muntu yemeye ikosa akavuga ati ndemera ko nakoze ibintu bitari byo bidakwiye biba ari byo ariko wenda sintegetse ngo amuguhe nta nubwo ari njye ubitegeka ni ibintu muzumvikana we muri babiri we nawe mukavuga muti umwana ndamuguhaye mutware ni ibintu byanyu muzumvikana mwabishatse abanye basanga mutangura umwana nje kumubahereza ngo mujyana he ese ntago kandi naza kumutwara ngira ngo aragenda mujyana agira ate hako iyo mikino ubundi muyikura hehe umwana ni uwanjye ubu ameze nk'uwo navanye mu nda yanjye gusa njye umurera se ngamumwerekeza namurebera ntemere no kumukoraho shasama nawe rero wateze umuntu ifemba uzanye umwana ngo amurebe ntiyemereye kumukora umwana yasinzira ahubwo muri kurusaku duceceke mutamukangura umuhungu wawe wamubonye yo namubonye disakoma ambaye kama ibyo kumutera byo bireke kumuteraho rimwe gusa reba umwana n'undi kwamuzanye wamuhaye murebe gutya umwana ise ko wamuzanye murebe abashaka kumenya basumbire murebe cyarabyibushye ese ugiye amata amata se umugurira basi kamutereho rimwe amata muha amazi oya bebe amuje bujo kwashamana umwana zikari nge umwana zikari nge nyina umwana zikari nge nyina usubye mansekera hakajubu nga bajaka kukwe oya siga tamukangura utamuriza nako twavuganye yuko ngiye kuzana umwana nkamumwereka ndamuha bigende bite umwana amaze kumenyera amata amwibere se umwana amaze kumenyera amata aramushaka iki nzamuha biri ngombwa ariko kano kanya ntibikunda nayambwiye ngo nimuzana murebe ndemenda mukanguye ndamuzanye ndamumweretse nta nubwo anyuzwe no kuba mumweretse byonyine kuba yongeye kubona umwana ahubwo ari aho ngaho ngo nimumuhereze ngo amuterure kuko kumuterura nibyo birangira avuze ngo nawe ngusubize ugasanga bibaye bibi kandi nabikubwiye reka ahubwo duratangiye kurira yamaze kumenya yuko uwamutaye yaje
Shandi mara kujugunya Mama we ukishema yaje. ariko bujuri ariko shemana urabona myitaye wose umwana mara abansekera ko ari jye nyina kubera iminsi mumaranye niyo mpamvu ahita kumenya. umva muguru umwana mata kumeza byibuha mere neza abaga bari mu bihorere uje kureba umwana wawe wabyaye nta na litiro y'amata umuzane bose utandukane rero mugabo mwabyaranye mwese muri bamwe wamubonye musubize kuryama yarasinziriye wihita umujyana jewe numva kubwo nyina aje kuba ngo ubuzima bwarahindutse azanye niwe n'agakarito k'amata aje kumureba gusa none ngo mumuhereze uzamuha bigenze gute se azanye na se azanye na ribu bangenze gake mbanze musezere menye ngo akana kanjye ngiye kugatanga mbyisetingemo ubundi bazaze bamujyane mbabwire ubu wamaze kumukunda nk'uwa ewe none ukarancecera budu bafite fosiyete budu amubaha ariko murasetsa sheri uyu ni mumararungu wanjye mumararungu ariko na nyina afite irungu nawe sha nese mu by'ukuri ko yaraje kumureba amuzani byibura n'amata ayo nayingona sha ararira se arize kuko yananiwe kurira ataramubona arize kubera kamubonye ariko izo renge muzikura hehe nyina bimukumbuje bya bihe nyina kimubona musekera ahubwo asigaye ari igisekera mwanzi bebe bakugulile mata kwinywele bata ndogoreba mama wawe cha umuteka mitwe yaragutaye none mama we nawe akosema nawe rero ibintu uri kubwira uwo mwana uzi ukayumva iyo baye yamaze kumenya ko ari nyina wowe yampunze yagiye ahubwo arimo aramutera n'amashoti nagara umuteka mitwe ni nyina na papa wabonye chembujuri uri kumva kambuju sama ndase wabonye urani se wa nyawe basazane nyine tubiganireho niba ari ngombwa ko mbahereza umwana nzamuha ariko kano kanya se kerumva byakunda havuyeho umugabo aragiye haje nyina w'umwana ngo ubu ndese ubu nyine ntera umwana muhe bagomba kunywaza gake nyina kuko nyina uramuzi umva ngomba gufata imyenda y'umwana nkayifura neza nkagura kawomo nkayifura nkayanika ikuma nkayizinga nkayishyira mu gakapu n'indi yose namuguriye ubundi narangiza nkamukarabya nkamusiga nkamwambika ubundi bazaze mbahereza umwana wabo niba shani bazagira nishimwe bama kuko n'ubundi n'ibyisi je nakoreye umugisha Imana nizamemba nago nyene kuzahimbwa n'umwana w'umuntu ibyo nakoze nanjye harige nzahora n'undi ubinkora cyaka bikora umwana wanjye kandi nanjye hari abagenda bamfasha muri byinshi bigiye bitandukanye ntago rero nanjye nareka gufasha mu gihe mbona ko biri ngombwa nubwo namufashe nta kintu mfite ariko ndabizi ko Imana izabimeramo umugisha hano n'ubundi warafashije kandi bavuga ati gira neza wigende neza uzayisanga imbere ejo nejo bundi umwana wajyanye bashobora kuzamufasha ye nabo bazagushimira ntabwo umuntu yagukorera ikintu nk'iki ngiki yeje bazabireka ureka kumushima kandi nishimwe ntabwo kiba ari ikintu umuntu uza kureba umwana nta na litiro y'amata muzaniwe yagushimira mu byo akuye hese bashaka kongera kumwangaza ahubwo sheri hano ko cyapuje ariko mana gusa nanone nyuma yaho ubonye umwana wawe urabona yarahindutse yahindutse kuma ngo umufata ariko yarahindutse gusa gusa birambabaje cyane ariko kuba mubonye ndumva nyuzwe nta kibazo yahindutse hiki urabona yarahindutse hiki yarabyibushye yabaye inzobe cyane mana yanjye sinabona uburyo nabisobanuramo urabona rero kuko yakubwira se mukazaza gutwara umwana muzanye no kuhemba uyu mubyeyi ibyo bampemba muri ibi umuhemba byo tuzamuhemba pe yego n'Imana izamuhemba ariko natwe rwose tuzamushimira rwose turi kugana ku musozo rero nagira ngo ugire ikintu ubwira Samantha wumva kikuri ku mutima nyuma yaho uboneye umwana nyuma y'igihe gishize gira ikintu mubwira Samantha nk'umuntu wagufashije umwana mu minsi yose ishize ikintu namubwira cyangwa se icyo namusaba nuko mbe ndamushimira kuba yarateye intambwe akavuga ati uyu mwana abansige nubwo ntazi se nubwo ntazi nyina ngo aturuka he haha naho iwabo ni hehe akavuga ati umwana reka mwiteho mu bushobozi mfite akaba yarabashije kumwita umwana ameze neza nta kibazo afite kugeza kano kanya nkaba mbimushimiye cyane rwose kuba yaratekereje icyo kintu cyo atavuze ngo ngiye kumujugunya nk'uko namumusigiye uretse ko nyamumusigiye ku mpamvu z'ubuzima bwanjye ariko nyine akaba yarabashije kumwitaho nk'umwana we umwana akaba ameze neza nta kibazo nkaba namusabaga
nkaba namusabaga namubaza niba byakunda ko nzanye n'umugabo wanjye yakemera kuduha umwana, yakemera kuduhereza umwana wacu, kandi ikindi kandi tukazamushimira rwose kuko yaradufashije cyane pe, yaradufashije, twazamushimira kandi n'Imana y'ibirebe kandi izanabimuhembere pe, Imana izamuha umugisha. ubu aracyamara nk'umugabo koko aho yaciye ntabwo haca urwango, ibyo ni ibyo nyine azi uko bazumvira. nazana n'umutware rega rwose mu cyubahiro ki umutware murashoboye bagenda nyine, ubwo tuzavugana umunsi nitegure negure n'umwana saze tubivugane bamujyane n'ibyo byo kunshimira bazatwara amashimwe yabo. Niba umubyeyi w'umugabo aza kureba umwana we akaza n'umutwe wonyine kaje kureba umwana gusa, na nyina nawe akamwoma inyuma, nawe nyuma yaho nawe akaza gutyo, ntabwo bazatwara amashimwe yabo. Nyagasani nakoreye azamemba. Reka nshimire abantu bose bagiye bandika muri comment babagira inama bavuga bati umwana Samantha mutange, abo naba ngaba bakaza kumureba. Nukuri twarishimye, buri iyo habura nyina byari kuba ari bibi cyane, kandi na Samantha nayo kumwikuraho. Buri iyo umaranye n'umwana igihe ugeraho kumva nyine ni nk'umwana wabyaye, nawe kumwikuraho ntabwo bimworoheye, ariko wamugana icyiza nuko yazamubaha bari kumwe uko ari babiri, akamenya ngo umwana namuhaye papa we na mama we, atamuhaye umuntu umwe ku giti cye. Hanyuma nabo bakajya kubana nk'uko babivuze. Ngiye w'ikintu nzakora, nzajya nkomeza mbaze amakuru y'umwana uko ameze, kuko nimero zabo nzazitwara. Nibinaba ngombwa umuntu ajya basura amenye ngo bimeze bite, wa mwana abana papa we bana na nyina bimeze bite, ese inshingano bemeye ko bazakomeza gukora barazikora cyangwa byarabananiye. Reka dusoreze hano, twasoma mu kiganiro cy'ubutaha.